Mwiriwe. Isi. Simbi. Umuhizi ajya atanga amafaranga ye kugira ngo bayamugezeho bize kuba intambara. Isimbi. Isi. Ni gutanga amafaranga kugira ngo bazagusubize n'intambara. Ubu se bari utuvuga ko badahari. Wewe uri mu nzu yanjye. Wowe uri mu nzu yanjye wowe urinde. Wowe erega maragije murakeye. Urangije mu nzu uri hande. We ni gute ahubwo utameza amafaranga yanjye. Mwagabanye ryari? Yewe mugabanye uraya. Nategereje amafaranga ndayabura. Mwicaye mwaje uvuye kuyahama amafaranga yanjye. Turi mu bayo kukucya amafaranga twa no mu bayo ko kwizana mu rugo. Amorega nta nisoni. Twavuganye gute kuri telefone? Twavuganye gute? Ntabwo twavuganye ko amafaranga uzayohereza. Ntabwo nahereje amafaranga yuko ntaje kugabana nk'abandi kugira ngo reka nkubwire. Mu byo shizwe ntabwo shizwe kujya kubikiza amafaranga ngo ufite amaguru n'amaboko kuza ubu nubwo bunyanganyanga mufite muri ariya matima yanyu cyangwa niba ufite amanyanga yo kuzukajya mu rugo rw'umuntu mereza amafaranga yanyu nzarinda apfa arasuye mu gitsinda cyanyu nta n'isoni. Reka nkubwire mbere yo kuguha amafaranga yawe ndabanza nkateho ibintu byanjye mbuze hano ndabanza mbikateho kuko nta wundi muntu winjiye muri urugo rwanjye niwe wenyine nabonye. Uvuze ngo urabanza ikinyarwanda wa mugore wacyumvise neza. Reka nkubwire uramutse utampaye amafaranga yuzuye wamenya neza nanjye reka nkubwire niba ntabona ibintu byari biri hano ntabwo uri buyabone. Ibyo bintu byari byagise umfatanye iki? Hari undi muntu usaza mu nzu yanjye siwe mushatse muri iyi nzu. Kuba nsanzemo natwaye iki? Natwaye iki wabuze iki? Wowe ufite ubuhe burenganzira bungana gute bwo kuza ukinjira mu rugo rw'umuntu nta ahubwo ufite uburenganzira bungana gute bwo kumbwira kutama amafaranga y'isi? Ibyo kintu nabyo ntabwo bizi. Zana kashi zanjye wana. Zana kashi zanjye. Nagize ibintu byanjye mvuze. Mfite gusubira kwa Zana ibintu byanjye mvuze hano. Ibyo bintu byari gimfatanye ariko wajya ungabanyaho ku stress. None urambwiye ngo umugabo wanjye niwe utwaye ibintu byanjye. Jewe nsize ibirayi byanjye hano ku muryango ninjira mu nzu ngarutse ndabibura. Ibyo birayi urabona ngiye nshonje cyane ndashonje cyane ku buryo njya kurya ibirayi byawe. Mama amafaranga yanjye turaziranye. Utajya undandisha ubwo meka vuba wisize mu maso ngo ugire ngo wowe ntiwatira. Umva nkubwire nimba waracupe ntukajya unyitwaza. Ngewe ndakora mfite akabari kanjye kari hariya. Rero ntago kuba nkora bivuze ngo ngomba kundira amafaranga uko ubonye. Mpereza amafaranga yanjye. Nanjye mpereza ibintu byanjye byo bivuye byari. Ari ibyo mfatanye ku bundi. Hari undi muntu usanze mu rugo rwanjye utari wowe. Yari wenda dubushira kurya nakwiba ibintu byawe nkabijyana. None ugo bigiye he? Ntago bizi mpereza amafaranga yanjye. None ugo bigiye he? Ndakubwiye ngo mpereza amafaranga. Ndakubwiye ngo ndaguhereza amafaranga yawe ari uko mbonye ibintu byanjye. Kari nibyo ngibyo nta n'ibindi. Ibintu ni bibiri. Mpereza amafaranga yanjye cyangwa nge nawe twivurugute kano kanyano hasi. Wowe ngura twivurugute banguka. Ariko genda minsigaye menyerwa koko. Uziko buryo uca bugufa abantu bakagushagarira. Mpereza amafaranga yanjye mugore. Gira vuba. Bare rimwe kabiri gatatu mpereza amafaranga ntabwo tukarindwa 8 9 10 nta mafaranga nagwa ngiye mbuze. Mpereza amafaranga cyangwa wewe nta mafaranga nubwo ntabonye ibintu byanjye. Akundi ibyo bintu byawe uri kunshija hari ibyo umanye ntwara. Ubundi nibi nta wundi karuka abantu barengana nibi nibihe bintu nta wundi muntu winjiye muri rugo usibye njyewe nawe n'umugabo wanjye. Aha ibyo bintu buso muri nibiki nibi karano ibintu bivuye guhaha. Kafuka karikano kavuyemo ibintu bivuye guhaha. Karikano ibintu bivuye guhaha. Ni ntakabona n'amafaranga. Ibyo bintu rubishyire ndi nari ngiye guteka. Byari byasufuye gwa nguzu biteke. Byari byanjye nyine. Ari wowe n'umugabo wawe sundi nindi ufuye guhaha. Komeye n'umugabo wawe afite agafuka agenda. Guki? Umva reka nkubwiye winshishiriza ubwonko. Muri se gatoya. Nguhe n'umugabo wanjye agize ate? Mwe n'umugabo wawe afite ibintu by'agafuka atwaye agafuka ari maragenda. Nimba ari ibyo ngibyo ntago bizi. Mpereza njye amafaranga yanjye. Uwo yagana hehe? Yaye kuzamuka agenda rugwiriya ntago nzi yagenge naye kumubaze iki. Kugiye utamaye amafaranga yanjye? Urumva none ndavugane kuva ibirayi bihari aho kugira ngo muhahe mu yanyu reka byibura ngore uko shoboye kose. Niyo mpamvu nzanye amavuta nkazanye wiwawe ukageza aha kumera mukabudara makuru nanje gutwara amafaranga kumera rati tisi yeza kuswe
urifashe ibintu byo bintu uzanye mu 30 ikirasi cyabagira urabara ku kirayi reka nkubwize ukuri wa mugabo reka kuranyicira ibyo byisho bimeze nk'intobo kareba wabwira mu iki kintu ajyanyibutse ajya wambwe ngo kibenukiragahe ni hano iyo kirabenutse ubazanye ibi bintu genda kudohorera ndakubabarira navuga nti ntabwo napfa kubyanga ndema tubigura ku noti ya 2 none zanye bibira nje nakubwiye niba utamahaga amafaranga kuzirage bangiye kubibwira karubanda kose nabivuga no mu mudugudu mwandayama muje muri hano mwifata uyu mugore wamuburanye uyu mugore arakunta ari gitusha ruruzubazuba ureba niziminkanya kano gahuye bubukozo bumeze nk'inziti buwambwa ngo koko ubu mugore wawe nicyo afite ariko reka nkubaza ubundi byabaye kuko ndimo kukubwira byabaye se bitabaye nibi Uretse gatoya mbona wa mugore we sigaye mpaha ukazana mu ngo z'abandi ndebera ibi sigaye mpaha ukazana mu ngo z'abandi nabikuye iwawe bikuye mu rugo sha nta nubwo ari ibyo gusa ntabwo twari ndashaka kumenya ibiki biri kubera hano bituma mbona umunyu wanjye amavuta ibyombo ibirayi umva wa mugore wowe nta bintu uzi uyu mugabo wawe yaje ageze hano mu rugo ariko bijobe yoshe umugore wanjye aramushukashuka urukumva aramushukashuka baja mu nzu bararyamana bariyongeza naje nicara ahangaha urebye umutako n'umunini wawe uri mu iyo nzu nawe ubwawe wakumirwa uravuze ngo umugore wawe n'umugabo wanjye baryamanye none mbafashe umugore waje dore ubu ngubu ziba ceceka wankoze y'ibibi umugore wakubwa ko ngo wari no kugenda dore utagataga yabaye intere yanoze sibyo uravuze ngo umugabo wawe ngiye n'umugore wawe baryamanye nasanze bari kuryamana bari kuryamana ibyo bintu nimo kuzana ngiye guhamagara ubuyobozi ngiye guhamagara none mubwiye nti rero ngiye kubivuga abaravuze ati mbabara rwose nguha amafaranga uzana ikimaka nkubwe wa mukobwa njye duhaye amafaranga 80 70 ubwo jewe ikibazo kiri no muraga amafaranga wagira ngo yagarose wa mukobwa ubaga amafaranga agateranyije nagangaga amafaranga agaduhaye je wagagarami ceceka mbona ari make namubwinira ntabwo nagemera abaragarutse azanye ibi bintu ubona ibyo yanzanye n'ukuri kw'Imana mwaryamanye njyewe wa mugabo ntabwo ibi birayi ntabwo hano tubuze ibirayi gusa bitwe ntitwaha naje ahangaha nje kubaka amafaranga koperative hanyuma sinzi Bijiyobija ikagenda ziba ceceka wandaya kucumbura none ndebera wa mugore wa mudamu ubufaranga nje no korosha ikibazo nje njya kumurega bakamujana no muri polisi ntabwo amafaranga naguca inyuma none se buretse gatoya kansubiza ubusugi bwabo si ikindi ki ndende kubwe ngo nta nubwo ndwampaga amafaranga ntabwo nagemera ubundi si wakoze reka ngubaze amafaranga se nagaguhaye wakoze iki hino wa mudamu ngwino we ndebe ngwino dukira umuntu w'umugore ndeba amafaranga ndebera amafaranga Sideka kwere sibyo reka ikintu gihari muretse gatoya baba baryamanye bibaho uburenganzira bwo kuza mu nzu mukayisohora mukazana ibintu byanjye hano ntabwo aduhaye je wambonye mu nzu yawe kugira ngo duceceke ikibazo cyawe watubonye mu nzu yawe hari urukuja kubizana ngo tutaja kumureka yanadutsibije mu gitabo mu bantu batishuye mu bantu batishuye mu gitabo yadutsibije muri koperative atwongeraho ideni ubu muturimo 30 kubera ikosa yakoze zanaga amafaranga nkwereke urwe mu ndane nyabutonga ikosa yakoze jera data wa mubyeyi wondi kubona usobanutse bashungabanye n'uyu mugaraga amafaranga kuko ibintu ari gukora ntabwo ni ngo ningagize nawe kandi umugabo ari nje wazanye igitekerezo cyo kugira mbafate wumva rero ubundi turi no kubeshera umugabo wawe ntabwo bigeze baryamana n'ubujake zana amafaranga tukabanye none aramuka utugabanyije ushira mu byuko njewe ari nje wagaruye usigira umusago wanje ariko nyamuka ari nje wazanye igitekerezo cyo kugira umugabo tumubeshere tumufate wigeze uko gazana uko tikose batugabanya itonde uranjanira sinkana sha uri iki siwo zana nako ngako gazana n'abasire n'ibiraya ngamo kaza gukomeza dushiremo n'ibyo birayi biratana byo turabigabana mu uretse ariko nta kibazo ye mukora ibyo birabana amafaranga bagabanye umugabo yatubeshe mu kintu kiguraga 20 nibyo nibyo gazana ngugabanye cyo ndajana zana ngubonye amafaranga tugabanyira iki ngwazaje arakinyaramo ubwo rero weho bara barutugabanya sha bagabanya nuko
bararata none ari kuja arafata iza bitanu zo z'umutuku akazigena ndashaka amakuza 2 n'igihumbi ukurikirana umubabaro nababaye umuruho narusha ibyo kubivuga nkana ari kubivuga nk'umuntu wakoze igikorwa nje nakubyageza kwizera nje urashaka abantu barwara uzanabaririza ubu n'ibya mu buzima bwanjye ushobora kumujyana ushaka kugira ngo umubwire tugabanya ayiwe